bako kwishimira ko batashye. Gatandatu ubari basigaye utuntu dukeya tw'utuzi mu bwami bwawe, nta kindi kintu bari bafite utududu. Icyakarindwi ngo nta bwiza ngo ukuri bwari bukiri muri Yerusalemu. Icyizere cy'abayuda ngo cyari mu mwijima ugereranije n'ikuzo bagiraga cyane cyane ku ngoma ya Dawidi ya Salomo. Niho Yabesi yavuze rino jambo, ngeze ku ijambo rya Yabesi. Haleluya! Ibyo byose maze kuvuga ngo birashoboka ko natwe byadushikiriye, birashoboka ko ntawe utuzi tugifite dusigaye turakaraka kuko terateranya ngo turebe ko tubaho. Nta byishimo umugo wacu tugira, aho tuvuka nta byishimo bikihaba. Dushimishwa gusa nuko dufite utubaraga two kubaza gusa birwanyeho. Nta butunzi bugihari ngo se tutunga n'urwara ngo byo kuturambuzwa kwabamugorera. Nta byishimo bikiba mu bantu. Ariko Yabesi hano ku gice cya mbere cya kane umurongo wa 10, imirongo ibanza mbere yo kugera ku murongo wa 9 haravuga ngo bagenzi bene se ngo babyaye abahungu n'abakobwa gusa, nta kindi kintu cyavuzwe. Bisa nkaho umurimo bakoze ku isi ari ukubyara gusa. Hari abagabo n'abagore babyara gusa bagakunda urubyaro rwabo n'abana babo, nta kindi kirenze kuri icyo ngicyo. Niko bene se ba Yabesi bari bameze. Wagera ku murongo wa 9 ngo ariko Yabesi ngo yarushaga bene se gushumira. Ngo agere kuri murongo wa 10 ni handi spaso nyina ngo yaramuzariye mu gahinda katazwi n'uyu munsi. Sinzi niba ari mbikazi kakangaka dufite uyu munsi. Nta munezero ukibaho usigaye wambara tubere kuko ubuzi bwawe unyura mu muhanda haraza kumvikana amakuru y'abawe n'abene wanyu bapfuye. Twabaye ibikange mu mitima, telefoni irasona ugatekereza ko agiye kubwira ko habaye ibibi. Niko nyina we Yabesi yarabaye igituza kandi yaraje gusa ngo muzaranye gahinda. Amaze kuvuka arabimenya. Reka mubwire mwene data, tushobora kuba wowe nyawe utaratahuye agahinda kawe gashiye na imbaraga zawe nkeya zibari. Tutumvikane neza kugira ngo wowe nyawe nuko umenya ayitegeke zawe ziri. Yabesi aratakamba. Hari ibintu bine bivaho ngaho ngiye kubabwira amahamane ava muri iryo jambo. Aratakambira Uwiteka ngo Uwiteka we tumugisha. Uwiteka ngo aramwumvira amwagurira imbago. Bwana sifiwe. Hari imbago tugomba kurenga mu buryo bwo kwizera tutari twarenga. Hari igihe bitekereza nkavuga ngo ko turabavuga butumwa ni gute tutahagurutse ibivuga ngo bihaguruke bigende abarwayi bagende bakire. Ndi muri Uganda umuntu yaraje arambwira ngo bageze ku bitaro ngo bikomeye Kinshasa sinzi uko yabizi. Ati mukuru waje yishwe no guturika kw'imitsi ariyo bita stroke. Tumujyane ku bitaro.